reka mvuge ko ibi ngibi by'imirongo migari ibi ngibi by'imirongo migari kwinjira hejuru cyane tukamenya nk'uko muri kubitubwira yewe biraza kumvusha imyuna sindi buze kubyumva kuko ariko biranashoboka nabyo ahangaha maybe ndamutse sensenguye nk'uko mubitubwiye ubwo perezida w'u Burundi na FDLR babyaba ari ibikoresho ariko bakina ngo bakoreshe ariko sintekereza ko perezida w'u Burundi akamukoresha n'izi nterahamwe ko yaba ari kuri iyo misiyo kuko byanditswe muri ibyo bitabo bite bari gukoresha n'abarundi ariko ku rundi ruhande zarangajwe hamwe kugira ngo wenda abantu batwumve neza Tanzania n'izo ntwara zo batanze muri FDLR kugira ngo abantu batwumve neza iyi topiki ni nini cyane uvuga ngo twaguhaye update tubazamo ibibazo ushobora no gukora gusobanura bikadusaba noneho no gusesengura cyangwa n'uburyo twabyubaka neza uvuga ngo uzashaka uburyo utegura n'abandi bantu bazi tanga ibitekerezo uko tubyumva tuzanemo update ahubwo tujye muri analysis n'urugero ushobora gutegura kuri balkanization ese ubundi irashoboka yazanwa n'iki kubera iki yaha ubundi ibayeho yatanga icyegezo n'urugero dushobora kuyikora iyo topic tukaba twanayikora part 1 part 2 part 3 kubera ko ni nini cyane ndetse n'icyo gitabo dushobora icyo gitabo nta kigusabye yego kunyandikire kuri WhatsApp yego ndakigo kiri mu gifaransa urumva uzabikore byagufasha kugira ngo dusa nkaho turi gusiganwa n'iminota oya nanjye nunganiyeho gatoya buriya muri ibi bintu burya tuba turi kuganira biragorana cyane kuba umuntu waba turi gutekereza ku birebana wenda na ideoloji umwuka mubi uhari w'urwango kwanga abantu aba n'aba tukagera muri balkanization ntabwo byajyana kuko umukorana nimba ari umunyamerika wateguye ibi dosiye ahavuga ko ahurira hehe n'ibyo bintu atazi ibyo ari byo nk'uko nemaje kuvuga nko kuri Kisekedi hanyuma nkavuga ku byiwe ubu ngo nawe abijyamo ibintu bya hano muri este nagusobanuye ko muri este abantu b'iriya bo kwa ba Kisekedi bahafata nk'ano iyo hirya rwose batanitayeho cyane wenda baravuga gutya mu magambo ariko ibibazo bihari ni biri hagati y'abantu bo muri este aba barundi abantu bafite aho bahuriye nibo bafite ibibazo cyane niyo najemo Wazarembo abenshi bo muri Nyatura bamwe batajya ngo ntibavuga ikinyarwanda ngo bavuga igihutu ni ibya hano ndakeka kutabaza Kisekedi ngo Nyatura nabo cyangwa azagusobanurira muri perezida w'igihugu cyakoze mu gihutu n'iki by'ibyo byose gicogocogo ibibazo bihari biri ko aba hari hano nibo bafite ibibazo ndumva icyo tugisobanura neza abantu babyumve wenda barazadufasha gutegura mu buryo burambuye tutanga ibitekerezo byacu n'abandi batanga ibitekerezo byacu ariko nuko ibyo tuvuga ni ibi nuko tubyumva ni niko bivuga ahubwo hanyuma numva ntabwo twakwitiractinga kuko urabona akantu gato kuvuga gato bagakomeza nta kibazo bakuruke guhera kuko ndashaka amansubize kuri biriya bintu bibiri kuri ibyo bikoresho byatanzwe na Tanzania hanyuma n'ayo makuru mu kibiri yego okay ibyo nshaka kuvuga nanjye kuri iyo possibilité ya balkanization
urabona twebwe dukuze tugeze agahenge ko kubona ibihugu bigumana imipaka yabyo wenda nk'igihe cy'imyaka 50 aho muri kinyejana cya 21 urabona ko ibintu biri guhinduka, ibihugu biri kongera imbibi zabyo, kandi nk'uko Yugoslavia yasenyutse rwose, ntabwo Kongo umunyamerika yayemerera yuko yapire nk'iriya izagumaho, wenda igafatwa n'Abarusiya cyangwa n'Abashinwa, cyangwa Abashinwa bakemera yuko ifatwa n'Abanyamerika, kandi hose hari uburyo bwo kuba ifite umutungo kamere, aho kugira bigende gutyo n'ubundi habonekamo ibyo bice bikagira ababigabana, nk'uko n'ubundi Afurika yagabanywe n'Abanyaburayi. Ejo bundi Abanyarigeria bashinjaga Abafaransa jenoside, noneho Abafaransa bacyurira Abanyarigeria ngo mwebwe n'ubwo bunini igihugu cyanyu gifite, nitwe mubikesha. Iyo Ubufaransa butabaho ntabwo Algeria yari kubaho. So rero ni ibintu bimenyerewe yuko igihe kigera bagahindura ibintu, kandi Abanyafurika Abahutu Abatutsi n'ubundi bazabana. Ubwo utwo bakora bakavuga yuko barwana intambara bashaka kujyaho no kuri Kongo. Ndagira ngo mbaze Meki na Olivier, kuki abakongomani b'Ikinyarwanda harimo Abahutu n'Abatutsi batumva bashyira hamwe, ahubwo Abahutu bo muri Kongo bose bakaba bari kugana muri Burundi, kumva bafatanya n'u Burundi kuvana Umututsi muri Kongo bizungure iki ku Barundi, bizafasha iki kuri abakongomani b'Abahutu barimo noneho bitandukanya n'Abanyarwanda? Ndumva ari aho ngaho, kuko byanga byakunda amaherezo ya balkanization cyangwa se ya Kongo nabandiho n'abantariho, nuko Kongo izagabanywa gutyo. Icyo gitabo numvise uwo muntu yabitekerejeho. Usubiza Godfather, nanjye uragerageza usobanure neza kuki Abarundi bumva bashaka kuba iyo pivo yafasha Abahutu b'Abakongomani n'Abanyarwanda. Murakoze. Nubye ko igisubizo nagifite, ushobora kwibaza impamvu ubundi kuki ibice byari by'u Rwanda byakaswe n'abakoloni. Icyo ni kimwe, bikajya ku kindi gihugu. Hanyuma kubera iki umukoloni yaje akigisha, ubwo ndavuga mu Rwanda, akigisha ibijyanye n'amoko, ati dore Umuhutu dore Umututsi, kugeza ubwo byaje kubyara na jenoside yakorewe Abatutsi, ari nabyo by'Abarundi bafite. Ubwo ndavuga Ababiligi. Igisubizo kiraje, umukoloni niwe kozi y'ibibazo biri muri aka karere. Ahubwo ikintu gihari cyane ubona gikomeye ni uko ba nyiri ibibazo batabasha kumenya ngo ese ni gute twakwiyarura muri iki kintu. Urugero, u Rwanda rufite ikintu cya Unity and Reconciliation, ibintu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Kino kintu cyo kuvuga ngo ndi Umunyarwanda, hari intambwe cyamaze guteza Abanyarwanda ndetse n'u Rwanda. Rero u Rwanda usanga rumeze neza. Iyo ugiye hagati hano mu burasirazuba bwa Kongo ukamanuka ubundi usanga u Rwanda ari nk'igihugu kimwe ukwacu, kuko cyo gifite umurongo umwe, gifite filozofi imwe Abanyarwanda bahuriyeho. Ikibazo ni twebwe, ariko ni natwe dushobora gushaka igisubizo. Ubundi kubera iki jye nawe jyewe na Godfather dushobora kumva ko tutahuje? Ese ibyo tudahuza, ayo moko tudahuza, ndabijyana ku isoko bampa ibyuma, ndabisabisha akazi? Ni imyumvire nyine iyo ngengabitekerezo ituma abantu bahora bumva ko umuzungu icyo azakubwira kuri runaka kizaba ukuri, kandi wowe ufite amahitamo, ufite n'icyo ukwiye gukora. Ni nk'ibi ngibi mu Rwanda, kugira ngo ubutegetsi bw'u Rwanda bwarwanye nyinshi cyane zo kuba ngo ubutegetsi bukwiye guhinduka, ngo kuki u Rwanda, kuki Perezida Kagame ngari yo ku butegetsi, ngo kuki mu Rwanda nta demokarasi. Ariko demokarasi twebwe, urugero nshaka ko abazungu baza bitwikiye demokarasi, ariko demokarasi y'Abanyarwanda niba babona ko Perezida Kagame ashobora kuyobora bakabasha kugera ku byo bagomba kugeraho, kubera iki abazungu bashaka ko twe tugira demokarasi nk'iy'Abanyamerika nayo tubona ko idashyitse, cyangwa se demokarasi nk'iy'Ababiligi? Ababiligi ubwabo ntibumvikana, bamwe bagira televiziyo n'abandi televiziyo yabo. Kubera iki bumva ko dushobora kugira kopi nk'ibyabo? Si ukuvuga ngo kugira ngo ikibazo gikemuke ni uko
tugomba kubanza kwibaza ubundi duhuriye ku ki, ese ubundi amahitamo yacu akwiye kuba yayo. Njye n'ubwo buryo mbyumva mu biroroshye cyane, tuba duciyemo ibice arahari kandi natwe nitwe dufite ibisubizo mu ntoki zacu. Ndumva gusubije hanyuma akanongera nuba abantu batamenya ibintu wenda gutoya iyo bakwigisha u Rwanda wenda ruri enclave ubuto bwarwo, nuba umunyarwanda wese usaba umuhutu usaba umututsi yagombye kuba yibaza ari ibishoboka iki gihugu nacyagura gute, nakigeza ku mazi gute. Urabona muri siècle nibwo habayeho gukora iriya canal de Suez, bafata amazi bayavana mu nyanja, barema inzira yahuza Egypte na byose bagiye bakora muri kariya gace, ahatari amazi bakahashyira inzira y'ubwato. Mu Rwanda nta muntu ubatekereza ibyo ngibyo, yenda biragutse cyane, ntabwo wakora inzira igera ariko no gutekereza ahahoze ari u Rwanda. Yewe muri Kongo cyangwa nkajya mu Rwanda ntacyo bimbwiye ko nuko nuko gusa jyewe nk'agaciro k'iyo karande cyangwa k'iyo nkomoka indimo, ariko kubona umunyarwanda ababazwa n'uko u Rwanda rwakongeraho santimetero ebyiri bikabababaza, noneho umuzungu we akaba ari we umenya ukuntu azagena geography y'abantu. Sibyo ni ikibazo cy'umunyarwanda yagira kubivuga, nuko nyine atari ku isanse nk'u Burayi idafite kuba wenda bafite siège muri Nations Unies, aho bagira badefito bakavuga ngo natwe aha turayisubije, ntabwo u Rwanda rufite ubwo burenganzira, ariko mekanisme zose zatuma byatuma u Rwanda rugira byibuze ubwinyagamburiro. N'umusore yakunze kuvuga ati cyatuma u Rwanda rugira ubwinyagamburiro nta gipimo. Noneho njye rero ntangazwa no kubona hari abantu opposition, hari abantu bagize gute aho kantu bakarwanya abo bari kujya i Burundi, bari kugira gute bararwanya ko icyo kintu muri abarwandafone bagira ubutaka bwabo. Atari ikibazo Meki, so tubara ku musozo rero mwatugera kuri kibazo gusa nawe birashaka bari kureka banze wenda se nkungana gatoya icyo kintu cyaba cyo muri Eastern Congo. Nawe nibaze ikintu cyitwa ingengabitekerezo, abantu bakoze jenoside mu gihugu barambutse bajya muri Congo bakuza cya kintu cyabo byayitegereje yabo muri kiriya gice, noneho bikuzana n'imbonerakure n'abarundi nabo bazanye ideoloji isa nk'iy'aba FDL n'interahamwe nabo bayizana. Hanyuma kujya i Burundi, Olivier yabisobanuye, nawe banza urebe uteze Burundi niba bukivuga ngo abahutu bagomba kuba abatutsi bakaba ndavuga mu myanya y'ubuyobozi muri aktivite za buri munsi. Ibyo birakwereka nyine ko hari abantu bakigendera kuri izo ideoloji z'amoko cyangwa se ingengabitekerezo. Icyo ushobora kukibaza, hanyuma ikibuga cya opozisiyo abigita opozisiyo y'u Rwanda rwose ubona ko ibintu bakora nta nubwo ari opozisiyo gusa by'urwango, nabyo rimwe na rimwe usanga urwango gusa dushaka perezida Kagame, bavuga Kagame gusa, ntabwo bashobora kubwira ngo mituweli yo mu Rwanda tubona ifite ikibazo, hagiyemo akanaka byagiye aho bigezaho. Nta polisi n'imwe ndumva bashobora kuza ngo bayisesengure akubwira ati iyi polisi ifite ikibazo iki n'iki, ariko bikozwe gutya byenda gutya. Ubu icyo bashaka sehemu yangu kandi igifutu washaka ngewe na perezida ukumara iki, uguhindura iki. Niba ubundi ubaye opozisiyo uti kiwe ndabona ndikopoza igitekerezo, kino gitekerezo ndikopoza gifite inengizi nizi, ariko hagiye n'ibi byabasha kutugira umumaro twese, ariko ubundi ngewe. So rero ubona ko opozisiyo ntabwo y'u Rwanda bayirimo bayihanganye, nta mwanya ashobora kubataho
kubera ko nta na rimwe nigeze numva azaga kubwire ngo hano hari ikibazo iki n'iki ariko cyakemuka ariko bajya babitanga barabivuga bavuga ko bifuza ko Kigali amatara ataka nijoro bashaka bati ni gute Rwandair ifungura ishami ryo gutwara abagenzi mu Bufaransa ati abo bakobwa batuzigaje baje gusambanya Abafaransa mu gihe so nta u Rwanda nta opposition ugira ntayo abo bafite n'abantu none se umuntu araza akavuga ngo ni gute ngo Kigali ngo amatara ngo yaka ngo 24/7 ngo nijoro ngo amatara ngo karere kageze mu gitondo bagomba kuzibya ngo bubatse convention ngo bakaburana ngo bavuguriye stade ngo ntabwo bubatse cyashya so ibyo ngibyo ibi ngibi abangaba bo bareka nta nubwo ntegereza ko nta impamvu yo kubata ndashaka kumwunganira gusa arebe kwanza yumve ibitekerezo byabo ishyari n'umugope nabwo gusa kandi nawe ukibaza ni polisi bari kunenga ni igitekerezo gishyashya bari kuzana ni ubuhinzi bashaka gutanga ibitekerezo reka tubareke ariko banza wumve kwanza ikintu kiri muri bo hanyuma Godfather byo bavuze ngo bifosinga FDL nabikubwiye ko FDL yazamutse ishyira kota muri parike ya Virunga n'ahantu yo kuva hahandi bari barizamura bizi ko aho bari bari hagiye fezi ya Tanzania za SADC hagiye uyu munsi w'amakuru nakiriye nuko bafashe imbunda ngo bazishyiriye FDL bazishyiriye mu ishyamba rya parike ahantu bita ndakeka muri Virunga ni hantu kure cyane ariko izi mbona nabwo bakaba bashaka kuzerekeza hehe aho ntuza buriya Victory Byiringiro ari hirya hafi na Zabarikari ntago nabivuga ibintu byinshi ariko n'ubwo buryo ushobora kwibaza wenda kukibaza uti izi mbunda nshyashya cyangwa se izi mbunda bashyiriye FDL zo gukora iki ni mu mashyamba hanyuma kuba FDL umunsi wa none yisiye yambara nka CMC twabaza rero w'abakongomani iyi CMC ubu iri kurwana cyane ahantu henshi nureba urasanga ahantu henshi n'imbuto turi kurwana iyi CMC iri kwarwana cyane urumva irimo aba FDL hari n'abategura babonaga CMC iri aho ngaho ifite ama defense aho ngaho ariko bikeye ngo babona ifite imbunda nshyashya zirimo z'abasniper bakibazaho zavuze ariko ngo zari zikwiye urumva ko iyi CMC yabaye enforcement ariko na FDL biravugwa kandi ko abajenerali ba FDL n'aba-officers babujijwe kugaruka hafi bagiye mu mashyamba mu bigo byabo bafite ikigo ndaza kwibuka izina ryabo ko nigeze kwibuka ariko ni muri parike ya Virunga ahubwo ku nkengero zaho cyangwa se aho wakwinjira hari aba FDL bato so ibi nabyo ushaka kubyibaza why bimeze gutyo hanyuma ibyo nakuvuze by'Uburundi byo kuba nyuma ya operation ya Kibira operation ndetse bivuga ko rwose n'ubu yaguyemo nabivuze ko yaguyemo umuvugizi wa FLN witwaga Tambura yari kapiteni agwamo umukoloneli witwa Imana yanjye namwibagiye ariko nzi ko haguyemo aba senior officers benshi muri iriya operation ya Kibira harimo n'ababirenge bivuze ngo abakoze iriya operation bivuga ko bashobora kuba baramutwaye atekwa so nyuma y'iyo operation habayeho reinforcement yakozwe ubwo reinforcement ni ukuzana izindi ngabo aho FDL na FLN bavanze bashyizwe imbere ku murongo w'imbere ubwo ni umurongo w'urugamba cyangwa se advance pata hanyuma bavuga ko ari kuri floor hanyuma ingabo z'Uburundi zijya ku murongo wa kabiri bivuze ko uvuye kuri abo ngabo bambere wa kabiri urabona ibyuwa ingabo z'Uburundi nuko bimeze numva ariyo update ari hanyuma ibyo update nashobora kuguha akiriye nuko uyu munsi nanone muri hari ahantu hiri imirwano muri Masisi muri lokalite ya Ruhanga ku mugezi wa Rwambi hari imirwano y'uwi hagati y'ingabo za Bibentura ndetse na Nyatura babitwa ngo SNDH ngo ni kurasyo yose ya Mayimayi bateye mu Nyatura mu gitondo hanyuma
imirwano iraba kandi byarangiye tugize gute ibarashe yabarashe barirukanka. Aha rero ngo nanone muri Warikare habaye imirwano ahantu bita hegereye mu mashyamba ahantu bita Hembe sinzi ni Hembe centre ni hafi na muri direction ya Warikare. Bakaba rero bagize gute bagiye babirukanye. So hanyuma muri iyi mirwano kandi havuye umukoloneli wita Kamanyi Mike n'abandi barwanyi bagera muri 40 muri aba bateye. Ikindi nakubwira ni uko amakuru haravuga nzagushakira ibyo wenda ntitugaruka ibyo bimeze, bivuga ko M23 bisa nkaho yagose ibice byose byasangiye. Sake rero ikunda guteza ibibazo byinshi cyane, bamwe bakaba batari kose turi muri Sake, abandi bati ntihari. So ikindi ni uko abazungu ba Romania n'abandi basadeke bavuye mu bice byegereye mu bitura ndavuga muri Sake, bavuye hafi yaho kubera ki nyuma y'uko bagiye bahagira ibyago, bamwe bakashimutwa abandi bakabarasa. Bisi yashize twagiye kwivuga bigeze no kuba ko aba Romania bagiye ku musozi banuza bazamutse Samusamu bagiye bumva amakuru mashya wenda ndi ejo twavuga Alright, reka mushimire Beka Meki by the way, reka mushimire Olivier, nakoze cyane izo update reka mushimire abakunzi banyu bakora batekereza ko update ngo hagize ikindi gishya cyangwa ikindi kiza iyi space ikaruka mu cyumweru cyangwa rimwe mu cyumweru according n'ibiri kuvugwa mu karere ngayo guko. Reka mbashimire mwakoze cyane. Nanashimire Netrame we nawe mwahirira akora ku YouTube uyu ni umusasanzu akora mu karere tugende mbona yibanda icyo muri Russia na Ukraine banyibanda abanyafurika nta bwenge tugira bakuremo Esa